dusenga Imana. Mana yacu mubyeyi mwiza udukunda, uri Imana nzima, uri Imana iriho ikomeye, kandi nta kirogoya imigambi yawe. Ibyo wagambiriye gusohoza byose uzabisohoza nk'uko wabigennye. Turi ibibumbano byawe, nyamara icyaha kidutera kwishyira hejuru y'umubumbyi. Turagusaba imbabazi z'uko tugifata imbere yawe. Icyakora nubwo ukomeye, uriyoroshya kurusha uwo ari we wese uko abitekereza. Turagushimira guca bugufi kwawe, turagushimira kwihangana kwawe, turagushimira ineza utugirira tudakwiriye, ariko kandi turagushimira uburyo watugize ab'agaciro kubera amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu duteraniye hano, watwoherereje ijambo ryawe ngo ridusubizemo imbaraga, ngo ritureme bushya, riduhe ubwenge bukwiriye, ritwongerere kwizera, uturinde kwinangira imitima, ahubwo imitima yacu uyihe koroha, maze ihinduke umurima mwiza ubibwamo imbuto z'ukuri kandi imbuto zigeza ku bugingo buhoraho. Mwana wawe wese wabonetse witanze muri uyu munsi, umuhe umugisha wawe w'imbaraga n'amahoro, kandi umuhe ibyiringiro bishyitse byo kuzakubona, ibyiringiro bimukomeza ngo atsinde amakuba n'ibishuko byinshi. Tubisabye twiringiye kutwumvise mu izina rya Yesu, amen. Ikigwa tugarukaho twatangiye ni icyigisho kitubwira imbaraga z'Imana ndetse n'iza Satani. Ngira ngo abantu benshi babaye mu iyobokamana babamo bashidikanya iby'Imana, babamo ibyayo bibabereye urujijo, bibabera ubwiru, ariko kandi ntabwo Imana yishimira ko bibabera ubwiru, ahubwo ishaka ko bagirana ubucuti nayo, ngo ijye ibabwira amabanga y'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu mw'uyu mugoroba ngiye kubabwira ukuntu amasomo n'amagambo y'Imana yangezeho akampa ubutwari, akampa kubona uyu munsi wa none ibyo mubona biteye ubwoba. Nta kintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba igihe cyose imbaraga z'ubumana wemeye ko zikorera muri wowe. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana ishaka ubushake bwacu kugira ngo ahasigaye ize gusohoza imigambi yayo muri twebwe, tube abahamya buko Imana iriho kandi n'uyu munsi ikora. Imana ihabwa icyubahiro. Benshi bize Satani nabi, biga Imana nabi, niyo mpamvu bahora ari abanyantege nke mu myizerere yabo, batinya kwiyegurira Imana. Hari n'abagiranye na Satani amasezerano, batinya guca ayo masezerano bagiranye n'umwanzi, bikanga ko hari icyo bagenza gute baba. Ibi ndabibabwira. Ndagira ngo ngaruke, tugiye kubanza kurondora Satani gatoya, uko Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bamuvuze. Ahasigaye mu mwumvi bitandukanye n'ibyo mubona. Abantu benshi n'abajiya bajya baririmba ngo tumukandagire ndera Satani. Jya mubumva iyo bari muri tumukandagire Satani. Ahari benshi babiririmba batazi ibyo bavuga. Ahari bazabimenya neza ari uko bamaze kwakira imbaraga z'ubumana. Hirya y'ubumana, hirya y'iki? Ngiye kubabwira ko hirya y'ubumana nta kindi kiremwa cy'igihangange wapfa kuhabona keretse Satani. Ubu nibyo mugiye kwiga mu uyu mugoroba. Mwibaze niba Bibiliya cyangwa ibitabo twagiye dutanga by'intambara ikomeye, ahari abantu bajya babisoma cyangwa batajya babyiga ngo maze bamenye urwo barwana urwo ari rwo. Ndagira ngo njye mbere ndabanza nsome amagambo mumenyereye. Nimugoroba twarebye isomo ritubwira ngo mu ijuru habaho iki? Intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha. Kandi mu ijuru ahabo niho bagenje gute? Ariko mutekereza yuko ikiremwa kiyemeje guhangana n'umuremyi cyoroshye? Ariko se mutekereza ko umuremyi wacyo we yoroshye? Niyo mpamvu uyu munsi
ngiye kubashyira imbere urugamba ruriho mumenye uburemere bwarwo n'uburyo Imana ishobora kurusoza mu isegonda rimwe cyangwa mu minota bitewe n'ubushake bwayo. Ni isegonda ni rinini, ni amatsiyerisi. Hanyuma ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabageza gute? Ntihaba hakiboneka. Kubera ikiri somo ndizanye nuko abantu benshi bakomeza gushidikanya Imana, bakavuga batari kose niba mu ijuru haravutse icyaha, ubwo ni ikihe cyizere twagira cyuko nitujyayo hatazongera kuvuka icyaha? Ni byiza ko twiga rero. Maze cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi nande, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Niba mushaka kumva uburemere buri mwaya masomo tutajya dutindaho, ngo nicyo kiyobya abagenje gute, kikabayobya bigakunda, ndetse kugeza ubwo nta n'umwe uvukira mu isi ari intungane ngo bikunde. Aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Nuko rero wajuru we, namwe abari bamo nimwishime, naho we wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe kingana iki. Intambara iri hagati ya Kristo cyangwa Mikayire n'abamarayika be. Hari abamarayika bari ku ruhande rwa Mikayire, hari n'abamarayika bari ku ruhande rw'ikiyoka. Mbese barahari? Niyo mpamvu rero iyi ntambara ni intambara y'imbaraga, kandi ni intambara irenze ibisasu n'amabombe ubwenge bwa muntu bwakoze. Ahari muri bubyumve. Ni intambara irenze amasasu n'amabombe abantu bagenje gute bakoze. Iyo abantu bamaze kwiringira igisirikare gikomeye, bakiringira indege kabuhariwe, bakiringira amabombe, iyo bamaze kumva bafite byinshi, bagira ngo hari icyo baricyo imbere y'Imana. Niyo mpamvu mu kanya nintangira kubereka ko amahanga ari mu isi ameze nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa, niho mumenya yuko Bibiliya ari igitabo kirenze uko umuntu abitekereza. Maze turabwirwa ngo iki? Yesaya 14, ngiye kubanza mbabwira ibya Rusufero uyu nguyu muraza kumumenya. Yesaya 14 ratubwira ngo iki? Murongo wa 12 kugeza 14. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke cyangwa mwana w'umucyo, kuvuye mu ijuru kagwa. Kuvuye hehera? Niba hari isomo rigaragaza gucirwaho iteka kwa Rusuferi, ni iri ngiri. Riravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, wa nyenyeri yamurikaga kare cyane, wa mwana w'umuseke we, umuseke uvuga umucyo, wa wundi utambika bujya gucya. Kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ngo zaba nk'ikira? Ngiyo Satani uko yisanze ari. Na n'uyu munsi umwuka wo kwishyira hejuru twabonye muri ya nyamaswa, icyaha gikomeye nicyo kwigira Imana. Ndetse no mu bantu twebwe hari igihe umuntu abaho ashaka kwigira Imana. Uyu mwuka wa Satani uracyari muri benshi mu batuye ku isi bafite ako kaga, kandi batazi yuko badashobora kuba Imana. Ezekieli 28 murongo wa 12 kugeza 15. Umva uko Umwami Uwiteka avuga ngo wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje, wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na
shohamu na yasipi na safiro na nofekina na bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi, bwo kuririmba no gucuranga byari iwawe mu munsi waremwemo. Byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kuba umukerubu kugira ngo ube umukerubu utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho no kugenza gute? No gukiranirwa. Nguko uko Bibiliya mu ncamake yagerageje, kandi ibi bivuga nk'uko biri, maze nk'uko nabura kwibabwira ivuga uko Rusuferi yaragenje ate, yarameze. Ndagira ngo mpereye kuri ibi Bibiliya imuvugaho, mbanze mfata abantu benshi bajya birengagiza gusenga, maze tubagereranye na Rusuferi, maze turebe ubuhangange bwabo tugendeye ku masomo menshi ya Bibiliya. Abantu bafite intambara ikomeye ntoya, hari abo ndeba hano hafi yanjye, barebe ku ipaje yaho ya 353. Abafite intambara ikomeye nini nk'iyo mfite hano ni ku ipaje ya 423 igika cya 2. Amagambo ahari tugiye gusoma aratubwira ngo iki? Kwishyira hejuru kwa Rusuferi kwatewe n'umwanya ukomeye yari afite mu ijuru. Kwishyira hejuru kwande kwa Rusuferi kwatewe n'iki? N'umwanya ukomeye yari afite hehe? Mugiye kumva ko nta kindi kiremwa cyari gifite umwanya nk'uwa Rusuferi nyuma y'ubutatu bwera buziranenge. Niyo mpamvu batubwira ngo iki? Kwishyira hejuru kwa Rusuferi kwatewe n'umwanya ukomeye yari afite mu ijuru, nuko bituma yifuza umwanya ukomeye cyane kuruta uwo yari yaragenewe. Bituma yifuza umwanya ugenje ute? Ukomeye cyane kuruta uwo yari yaragenje ate? Yari yaragenewe. Icyubahiro gikomeye cyane Rusuferi yari yarahawe n'umuremyi we, ntabwo yacyakiriye nk'impano y'Imana, ngo umuremyi we nta buntu yamugiriye. Umuremyi we ntaki? Nta buntu yagenje ate? Nta buntu ngo yamugiriye. Yibagirwa ko icyubahiro yari afite yagihawe n'umuremyi we. Yibonyeho kurabagirana, ahera ko yifuza guhwana n'Imana. Ngo yibonyeho kugenza gute? Kurabagirana, ahera ko yifuza guhwana n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko abantu benshi batemera gusenga, kenshi baba bashaka kwiyita Imana, cyangwa bumve ko bihagije, nta bufasha bagenje gute, nta bufasha bakeneye. Niyo mpamvu kamere ziba ziboshya gutyo. Iryamire, maze ibibi byabazaho byabagaragura, nibwo bibuka gutabaza. Iyo umuntu ageze habi yibuka gutabaza, ubundi iyo atari habi yumva nta kibazo, yumva aguwe neza, yumva nawe ari Imana. Reka nikomereze. Abamarayika bose bo mu ijuru, abaki? Abamarayika bangana iki? Bose bahehe? Bo mu ijuru baramukundaga kandi bakamwubaha, ndetse n'ingabo zo mu ijuru zose zumviraga amategeko ye. Ingabo zahehe zingana iki? Zumviraga amategeko yandi? Amategeko ya Rusuferi. Yari yarahawe ubwenge, yari yaragenje ate? Yari yarahawe ubwenge n'ubwiza biruta iby'abandi bose. Yari yarahawe iki? Ubwenge, ikindi ubwiza, haba imbere n'inyuma mu mico. Yari yaraha imbere mu mico n'inyuma hagaragara. Yari yarahawe ubwenge buruta ubw'abandi bangana iki? Abandi bamarayika bose nta numwe wari ufite ubwenge nk'ubwande, nk'ubwa Rusuferi. Hanyuma ariko nubwo byari bimeze gutyo, ariko bose bari bazi ko umwana w'Imana ari igikomangoma cy'ijuru. Bari bazi ko umwana w'iki? W'Imana ari iki?
ari igikomangoma cy'ijuru, kandi ko ku bubasha no ku mbaraga ari umwe na se. Bari babizi bose ko Yesu Kristo umwana w'Imana ari igikomangoma cy'ijuru, ndetse bazi ko ku bubasha ku mbaraga Yesu Kristo ari umwe nande. Bari babizi neza, bari bazi ko ari umwe na se. Icyubahiro yari yarahawe ndi kuri page 425 mu gitabo cy'intambara ikomeye nini, mu gitabo cy'intambara ikomeye ntoya ni page 355. Ababishaka bajye babyandika. Icyubahiro yari yarahawe n'ibikorwa byiza yakoreraga mu butegetsi bw'ijuru bituma ibyo avuga bigira uburemere, maze abamarayika benshi bakemera kumutega amatwi avuga amagambo yo kugomera ubutegetsi bw'ijuru. Reka nsubiremo. Icyubahiro yari yaragenje ate? Yari yarahawe n'ibikorwa byiza yakoreraga mu butegetsi bw'ijuru byatumye ibyo avuga bigira uburemere, maze abamarayika benshi bakumva bakemera kumutega amatwi avuga amagambo yo kugomera ubutegetsi bw'ijuru. Page 425 cyangwa 355 mu ntambara ikomeye ntoya, igika cya kabiri haranditse ngo nk'umukero ubutwikira wasizwe, Rusuferi yari yarashyizwe hejuru cyane. Ngari yaragenje ate? Yari yarashyizwe hejuru cyane, kandi ibyo yakoraga byose byari amayobera, ku buryo byari bikomereye abamarayika gutahura umugambi w'ibyo yakoraga. Byari bikomereye abaki? Abamarayika gutahura iki? Umugambi w'ibyo yagenzaga ate? Bivuze ngo kugira ngo abamarayika bibakomerere yabarushaga iki? Yabarushaga ubwenge. Na n'uyu munsi rero iyo hari umuntu kurusha ubwenge, byanze bikunze ntiwamurwanya ngo uzamutsinde. Byakunda? Nibishoboka ntabwo byakunda. Akugira imbata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu n'abamarayika ubwabo ntabwo bigeze batahura umugambi wande wa Rusuferi, uretse Imana irondora byose. Yari izi gusoma ibiba mu mitima ikabimenya bitaraba. Niyo yonyine yari isigaranye kurondora ibyande ibya Rusuferi, niyo yari ibizi. Maze abamarayika byari bibakomereye kurondora ndetse no gutahura umugambi wande wa Rusuferi. Munyemerere, baratubwira ngo iki? Satani reka mbe mpagarakiye aho ngaho gatoya. Ahari mushobora kutamenya impamvu ibi bintu ndimo mbivuga hano. Ndamutse mvuze ku mirimo ya Satani, ntarababwira ubuhangange bw'abamarayika batari Satani, ntago mushobora kwemera uburyo Satani ari igihangange ngo muze no kumenya uburyo Imana yamutsinze na Yesu wamutsinze ari igihangange. Ntago mwabimenye. Reka mbanze mbabwire gatoya imbaraga z'umumarayika umwe muboroheje batari n'abamarayika basanzwe, batari Rusuferi, maze mwumva uburyo bushukanyi bwa Rusuferi buhambaye. Na n'uyu munsi dukeneye Imana ngo itahe mu mitima yacu kugira ngo tuburokoke. Keneye Imana. Maze ndagira ngo tuganire gatoya ku bamarayika, maze mwumve marayika ubushobozi bwe n'ubwo abantu maze mu bugere. Kuva igice cya 12 abafite Bibiliya, kuva igice cya 12 ndasoma nihuta. Icyakora amagambo ngiye kuhasoma njewe ndayafite imbere yanjye, arananditse. Ntago byari ngombwa ko njya muri Bibiliya, gusa no kugira ngo mfatanye namwe kugenda narayanditse, ateguye kuva kera. Niyo mpamvu ngira ngo tujyane kuva igice cyaho cya 12. Ndagiye mbanze mpasomere. Hari inkuru idasanzwe y'uburyo umumarayika yaje kurimbura abana bo mu gihugu cya Egiputa b'imfura. 12 umurongo wa 29 wa 12 n'uwa 29 n'uwa 30. Ndasoma wa 12 haranditse ngo iki? Haranditse ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, kuko muri iryo joro nzanyura hehe? Mu gihugu cyande
cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amaki bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. Ni ndinde? Ndi Uwiteka. Reka nze noneho mbasomere uwa 29 n'uwa 30. Handitse ngo iki? Icyago cya 10 abana b'imfura bicwa bahehe bo muri Egiputa. Handitse ngo iki? Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro. Ngo ryarira yibambura saa ingahe? Farawo yibambura nijoro. Maze bimugendekera gute? N'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe, ngo ngwikira, nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu, ngo ngwikira. Ibi byakozwe mu masaha angahe? Byakozwe mu masaha angahe? Abantu benshi ntago bazi Imana twizera uko iteye, ntibazi na Satani uko ateye, barakina. Umva uko banditse mu ntambara ikomeye, paje 521 muri iki gitabo kinini mfite aha ngaha. Baranditse ngo umumarayika umwe gusa yarimbuye abana bose b'imfura b'abanyegiputa. Ngo abamarayika bangahe? Umumarayika ungana iki? Umwe gusa yarimbuye abana bose b'imfura b'abanyegiputa, aroha ababyeyi bo muri icyo gihugu mu cyunamo. Ariko ubundi arimbura aba bana yarabahoye ubusa. Byari akarengane. Byari akarenganira. Abatize Bibiliya neza babyumva bakikanga. Harya Egiputa yaraburiwe bihagije. Harya bishimiye uburetwa bw'Abisiraheli, babakoresha uburetwa imyaka 400 neza neza. Ndetse Imana ibateza ibyago bibanza ngo bareka Abisiraheli. Bagenza gute? Baranga. Harya ubwo wowe usuzuguye Imana kugeza ubwo ibyakagukije byose bikuweho, ikiba gisigaye niki? No gushyiraho iherezo. Ntabwo yabarenganije, ntabwo rwose Imana ica urubanza rwa kibera. Umumarayika umwe gusa, harya niko handitse hejuru, urabibona hafi aho, paje 521, ntuyirenge. Haranditse amagambo nakwereka hafi aha ngaha. Urabibona aha, ndi kwiyi paje aha, urabibonamo byose nabishyizeho. Paje 521, umumarayika umwe gusa yarimbuye abana bose b'imfura b'abanyegiputa, aroha ababyeyi bo muri icyo gihugu bose mu cyunamo. Ngo n'abamarayika bangahe? Ikibazo mbaza, wowe kuri umuntu umwe waguha iyo nshingano, abana akakubwira ngo barimbure, nta uri bukurwanye. Ntanswe bano barimbuwe nta n'uwabihisemo, barimbuwe bashobora kwirwanirira. Uwaguha ngo urimbura abantu bo mu gihugu, buri rugo rwose urugendemo, byagutwara igihe kingana iki? Wabishobora? Niba murimo mutega amatwi rero nsoma aya magambo, harya ubwo umumarayika umwe imbaraga ze zingana gute? Zingana gute? Ndagira ngo mbasomere ibyo turimo tuganamo, ntago benshi babizi. Uko buri munsi ababwiriza duhagarara tuvuge uko isi irimo isati isumamo imiyaga idasanzwe, benshi ntago babyizera. Ntago mwakumva ko marayika umwe wenyine abasha kuzenguruka igihugu mu ijoro naryo ritagenje gute, ridashyitse, akabasha kugera ahantu hangana gutyo. Ndagira ngo nsome mu gitabo cya 2 cya Samweli, igitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 24, umurongo waho wa mbere kugeza 17. Hari amagambo atubwira ngo iki? Igitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 24, umurongo waho wa mbere kugeza 17. Gusa sinyisoma yose, ntago rwose nayisoma, ndabarahiye. Ndasoma ingenzi irimo aho ngaho, gice cyaho cya 24 cy'iki gitabo cya 2 cya Samweli.
batubwira ngo iki? Dawidi abara abantu. Inde? Dawidi agenza ate? Abara abantu. Muri iki gitekerezo ntabwo yari inshingano ya Dawidi gukora ibingibi. Dawidi yagombaga kubikora ari uko Imana inyuze muri bamenya we, ari uko Imana inyuze mu muhanuzi ngo ikora uwo murimo. Kandi ntabwo Dawidi yabikoraga umutambyi atabizi, mutambyi mukuru n'umuhanuzi atagenda ate atabizi, ariko we yarikoze. Abara umubare w'Abisiraheli, arababara kubera ubwoba bw'amahanga yari umukikije. Akora umurimo atabwiwe n'iki? Atabwiwe n'Imana. Arababara agayisha Imana, atuma abamahanga yose bavuga bati burya ntabwo Dawidi yiringira Imana ye, ahubwo yiringira umubare mwinshi w'ingabo z'abakira z'Abisiraheli. Abatukishije izina ry'Imana gutyo, maze Imana iraza iramugenderera. Muri icyo gice nababwiye, iramubwira ngo iki? Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisiraheli, abateza Dawidi. Ubwo yavugaga ati genda ubare Abisiraheli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati genda imiryango y'Abisiraheli yose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, mubare abantu kugira ngo menye umubare wabo. Ngo amenye ikira? Yowabu umugaba mukuru w'ingabo za Dawidi. Yowabu abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igwiza umubare wari usanzwe inshuro 100, kandi umwami abyirebere. Ariko se mwami nyagasani, niki gitumye wishimira ibyo? Yowabu yarazi ko Dawidi akoze ikosa, yarabizi. Niyo mpamvu yamubwiye ati niki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganze rya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisiraheli. Ariko yaraburiwe? Yego. Nyuma yabyo murongo wa 10, Imana iha Dawidi igihano. Iha Dawidi iki? Dawidi amaze kubara abantu, umutima uramukubita. Mutima namurahaguruka, uburana nande? Nawe abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane kubyo nkoze ibyo. Ariko none Uwiteka ndakwinginze, kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Uyu mugabo yari umuhanga, ntabwo yinangiraga iki? Umutima waramukubise, amenya ko hari ibitagenda neza. Yumvira uwo mutima nama, yicuza ku mwami Imana. Ariko Imana imuha igihano, maze umva uko byavuzwe. Ndagira ngo mwumve Uwiteka atanga igihano. Dawidi hari icyo yavuze. Yahawe ibihano bigera kuri 3, ariko yemera kimwe. Aravuga ati ngewe nahitamo kwigwira mu maboko y'iki? Dawidi abwira Gadi bamenya ati ndashobewe rwose, twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi zari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga. Ikira? Mugiga. Uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe, hapfa abantu 70,000 cyangwa inzovu ndwi, uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika gitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure. Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu. Abwira ndera? Marayika wagenza gute? Warimburaga abantu ati birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe, genza utera. Kandi marayika uwo w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Arawuna w'Umuyebusi. Ndagira ngo nsome icyo banditse mu ntambara ikomeye. Baranditse ngo igihe umwami Dawidi yacumuraga ku Mana abarura ubwoko bwayo, muba umumarayika umwe gusa. Bangahe? Umwe gusa yaje gutanga igihano cy'icyo cyaha, arimbura abantu benshi 70,000 mu minsi 3 gusa. Abamarayika bangahe? Umwe yarimbuye abantu bangana iki? 70,000 mu minsi ngahe? Muri Egiputa uwarimbuye abana b'imfura bo mu Egiputa buri rugo rwose akarugeramo bari bangahe? Umwe wenyine. Reka mbasomera andi magambo ari mu ntambara ikomeye rero ngiye kubabwira.
ku ipaje yaho ya 438 n'iya 37 mu gika cya nyuma cy'iya 37 437 n'ikibanza kuri page 438 ngiye kuhabasomera aya magambo. Haranditse ngo igihe Senakeribu umwami w'agasuzuguro w'Abasiriya, umwami w'agasuzuguro w'abaki, igihe uyu Senakeribu ubwo yatukaga abantu b'Imana n'izina ryayo, yirata ko agiye kurimbura ubwoko bw'Isiraheli, yirata ko agiye kugenza ati nibyisi mu minsi izaza igiye kwirata, ariko izaba itazi iby'irimo ivuga. Reka niturize icyo nzi cyo Bibiliya yanyeretse uko urugamba ruzarangira. Ahasigaye abakomeza kutizera bazakomeza guhunda imigeri ku mihunda. Nababwira iki? Saba Imana ngo mbe mu ruhande rwayo gusa, ibindi izabyikorera ibisozi. Ubwo uyu mwami yirataga ko agiye kurimbura ubwoko bw'Isiraheli, muri iryo joro marayika w'Uwiteka, marayika w'iki? Uwiteka amanukana uburakari, yica ingabo z'Abasiriya 185. Ibihumbi bingahe? 185 baba imirambo. Imbaraga zose z'abasirikari b'intwari bo mu nzego zo hejuru ziba zirashize. Harimo abayobozi b'imitwe y'ingabo, abakapitene bo mu ngabo za Senakeribu, bose babapfuye gutyo. Ngo mu majoro angahe? Nuwe musirikare wasigaye? Abakomeye bose. Ubwo bwami bwari butsinzwe by'iteka, ubutazongera kubyutsa umutwe. Byakozwe na marayika bangahe? Umwe wenyine. Ushaka kubireba birebe mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, gice cya 32 umurongo wa 20 n'uwa 21, cyangwa Yesaya gice 37 umurongo wa 36. Ingabo 180 mw'ijoro, mu majoro angahe? Ijoro rimwe ziba zigenje gute? Harya ubwo zararwanye? Zararwanyera? Haba we. Nababwira iki? Reka nkomeze. Bene izo mbaraga, page 521 mu ntambara ikomeye, cya gitabo twatanze twahaye abantu ngo bagitunge bazi bisomera ibikubiyemo. Baranditse ngo bene izo mbaraga abamarayika bera bakoreshaga igihe Imana yabaga ibategetse. Bene izo ki? Bene izo mbaraga abamarayika beza bakoreshaga igihe Imana yabaga ibategetse zizakoreshwa n'abamarayika babi. Ngo zizagenza gute? Zizakoreshwa n'abamarayika babi igihe Imana izaba ibyemeye. Ryarira igihe Imana, izo mbaraga zizakoreshwa n'abaki? N'abamarayika. Harya bazazikoresha bakora iki? Bakora iki? Cyo muzakisubize namwe. Abamarayika babi, page 439 muri icyo gitabo cy'intambara ikomeye. Baranditse ngo abamarayika babi baremwe ari abaziranenge, bari bahwanije kamere, bari bahwanije imbaraga n'ubwiza bihwanye n'ibyo ibiremwa byera byo mu ijuru ari byo byitwa intumwa z'Imana. Bari bahwanije iki? Kamere. Bahwanije iki? Imbaraga. Se mwazumvise imbaraga z'umumarayika umwe wenyine? Yego. Ikibazo abasomye Bibiliya, mwasomye ko umuntu aremwa yanganyije imbaraga n'abamarayika? Harya abantu turi munsi y'abamarayika mu bushobozi? Nibyo? Yego. Murakoze, mugeze aho nashakaga. Niba mwemera ko turi munsi y'abamarayika mu bushobozi, uyu munsi ngiye kubereka uburyo Rusuferi nawe yabashije gushuka bino biremwa murimo mureba. Harya ubwo wabashije kubashuka ni umunyambaraga umeze ute? Dore icyo batubwira rero. Ndasubira inyuma. Page ya 500 aho ngaho, cyangwa 414 na 15 mu ntambara ikomeye ntoya, keretse kwandika. Undi utandika ntago twajyana ngo bikunde, nawe ukazabisubiramo. Haranditse ngo Satani aziyerekanira mu badayimoni be nk'ugirira abantu bose neza. Harya n'umushukanyi
aziyerekanira mu baki, mu badayimoni be nk'ugirira iki abantu bose iki ineza, hanyuma akiza abantu indwara zabo. Ngo abakize ikira, harya hari abajya kuzikirira kwa Yezu Nyirimpuhwe? Baba we, wakubwira umugore w'umuvuzi waje iwacu akaza ngo ni umuvuzi waheye, ari umudayimoni w'igikenya wihanze mu mugore w'umuvuzi gakondo uwitwaza Bibiliya ngo yaje kuvura abantu kandi yaje kuguteranya abantu ku musozi. Ubusabo yavuye barakize, bakiri biki, yaje kubashungera gusa ngo yaje kubakiza. Ngewe nabonye umudayimoni akorera mu mugore wigize umuvuzi, naramubonye iwacu, ndamubona n'amaso yanjye, turapfubirana ndamwihorera kuko ijuru ryari ryaraye ribinyeretse mu ijoro ryose. Ndamwibonera ngo yaje kuvura ye, ababuze urubyaro bakaza ngo baje kuvurwa n'uwo mugore w'agatangaza. No hakurya iriya za Rutarabana yarahabaje ngo babonye umuvuzi w'igitangaza. Abantu bataye Imana, baretse ijambo ry'Imana, bata Imana mu rusengero, bajya kwiruka inyuma y'abadayimoni. Ngo babonye abavuzi b'ibitangaza birirwa bakubita imisozi. Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, abandi bo bakajya kumushakira mu butayu. Niba babwira ngo ari mu butayu ntimuzagenze gute? Ntimuzajyeyo. Bahaba we none ubu Yesu asigari mu ruhango, Yesu asigari inyuma y'abantu bameze uko. Niba ushaka gukira indwara, izere Yesu mu mutima wawe. Yesu ntabwo ari kure yawe, ni wawe mu rugo arahari. Nupfukama ukabikora ubikuye ku mutima, Yesu azaza iwawe kandi azaza n'imbaraga zidasanzwe. Azaza akuvumburire byinshi biri aho ngaho. Ndabizi niba hari umuntu uvuka mu muryango witwa ngo abahongano uteye ubwoba abantu batinya, ni jyewe, ariko ndahari kubera Yesu. Abantu birirwa bikanga zabaringa gusa, nta kindi. Kubera umwijima uri mu bitekerezo, benshi bahora bikanga zabaringa ngo baraterekera, ngo baranyoherereza ibi. Yuwa, izo ni zabaringa shitani yamaze kubaka mu bitekerezo. Abantu birirwa barabuza amahoro, baranze ko imbaraga z'Imana zibahindurira ubuzima, bakabaho bikanga. Reka nkomeze. Satani ariyereka akiza abantu indwara zabo, kandi yerekane ko azanye idini nshya yo ku rwego ruhanitse, ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi. Niba ari umushukanyi se mwagira ngo ashukana ate? Maze muzumva abandi ngo mu badive ngo ntago bazi gusenga, we ngo ntago basengera umuntu ngo akire. Ngewe ntawe nsaba ngo nsengere Yesu, isengesho rya Yesu rirangiza. Kandi nta nuwo nabwira keretse ko Yesu avuga ngo mbese muri mwe hari urwaye, hari ubabaye, nasenge. Ubwo abyige. Wishaka gutegereza abantu badasanzwe bazagusengera ngo ukundukire. Hoya da, wowe ubwawe Imana irumva gusenga kwawe, kandi nta nubwo ibyumva kubera ko uzi gusenga neza uri umukiranutsi, ahubwo iracyakurebera muri Yesu. Amaraso ya Yesu aragutwikira mu bunyacyaha bwawe. Iyo usanze Imana wicujije kubera ko umwenda ukingiriza hera watabutse mo kabiri uhereye hejuru ukagera hasi, umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya imbere y'Imana ikamwumva igihe nawe yumviye. Maze mbabwire iki, n'ubu ngubu Satani ariyereka abantu nk'umuvugizi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zinganikira. Ingingo yitwa uburwayi yo muyitondere mu minsi ya nyuma, kuko ingingo yitwa uburwayi bw'umubiri n'ibindi bitari indwara y'icyaha abantu barwaye, iyo yo shitani azayifatiramo benshi abarimbure ngo barashaka gukira indwara. Abantu barivuza bagakubitiriza zikanga ntizikire. Hari uwo nabwiye ngo ntuzigera ukira mu gihe ukiruka inyuma y'abadayimoni nk'aba ngo ni abavuzi. Bakubwira ngo hari umuvuzi w'igikenya mu gikarabiro muri Tanzania, ahantu hose ngo hari abavuzi, ukirirwa uca ibiti n'amaguru ukayamara.
nguriruka inyuma y'abavuzi barakuvura sigakira burundu ariko ngewe nzajya mbabwira Yesu wankijije byiteka kandi yarankijije mbabwire mperuka muri za 2019 nari mfite ikarine yuzuye mama sinezite za fragile nazo zimereye nabi umubiri warazihaze zikoroshya icyumweru kimwe cyangwa bibiri amibi kongera igahaguruka abaganga batekata rekeraho kurya iby'amasukari imuneke wapi ibifite isukari wapi ariko ubundi ibyo wabireka ukabaho ubu nsigaye mbirya mu izina rya Yesu ndibi kubera Yesu shitani araza abadayimoni bakaza ku muntu bakamuteza indwara bakiyoberanya bakagutera kuburepfa na ruguru ukivuza naho ataraho kwivuzwa utaye umuganga muri Isiraheli utaye umuvuzi muri Isiraheli twakubwira ngo izere Yesu wibire 7 mu Yorodani rekata ukango tiwacu hari amazi meza rutayo ngayo mutubwira iyo namani yanga kubikora ngo urebe ntabwo ari buzakire n'ubu uyu munsi niko abantu babayeho kanikomereze n'ubu yatangiye umurimo we yatangiye iki Satani ariyereka abantu nk'umuvugizi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose ateza indwara z'ibyorezo kugeza aho abatuye mu midugudu no mu birorero basigara ari ingerere naho ahandi ari amatongo n'ubu yatangiye umurimo we arateza impanuka ibyorezo mu nyanja no ku butaka umuriro wa kirimbuzi ngo umukira umuriro wa giki wa kirimbuzi umuraba imyuzure inkuba imvura z'ibyorezo ibiterabwoba umuyaga kuburepfo na ruguru harya abantu bariho babuze epfo na ruguru uwo ni Satani ubuhari nubona ubayeho warabuze epfo na ruguru uzamenye ko ari abadayimoni batuye muri wowe rwose ntuzace ku ruhande nubona warabuze igisubizo cy'ibibazo bya ntuzajye kure uzamenye ko ari shitani ugutuye hafi uhora wiyoberanya nawe ugakomeza gushakira imiti aho itaba ukayishakira ku bayobewe nabo maze gusa simbabwiye ntimuzajye kwa muganga ta muzajyeyo barasanasana iminsi ikagenza ite n'ubu iyo nagize igikomere njyayo baba bafite imiti n'ibikoresho byiza bakamfasha iyo hari igikomere cyaje si byo se kandi babikora neza bafite za rukoro nziza n'amapamba meza bagafunga nyine za mikorobi ntizijyeyo ariko mba nzi ko imiti atari iri bukize igisebe kiri bukizwe n'indyo yuzuye nzaryo bamfasha kurinda mikorobi ziri mu mwuka no hanze ariko mbizi ko indyo yuzuye ivura igisebe kigakira nimuzagire ngo ya miti basigaho niyigikiza oya irinda mikorobi zatuma kiba nabi ntigikire ariko ibyo kurya twariye biragenda bimwe by'ibyubaka umubiri by'amaproteine biragenda bikajya bisa nahangiritse kugeza ku munsi zizarangiza kwiyubaka maze utunyangingo tw'udutafari twiza tuhasana twamara kuzura umuntu akabarakize akitahira yego umuyaga kuburepfo na ruguru umutingito w'isi imbaraga ze zizagaragarira ahantu hose kandi mu mashusho ibihumbi azarimbura umwero w'ubutaka umukira maze inzara n'ubwihebe bikurikireho azahumanya umwuka wo mu kirere uwo ninde ariko harya mwumvise ko yari igihangange maze maze abantu ibihumbi byinshi barimbuke ibyo byago bizakomeza byaduke ku isi ari nako birimbura abantu kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa kugenza gutera kurimbuka kuzaba ku bantu no kuki none ikibazo ubu nsomya yangaya mwavuga ngo none Imana irihe nibyo hari abambwira ngo none Imana irihe se kwemera ko Satani abikora umva isomo ryo muri Bibiliya riratubwira ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare arayiraza
arayiraza kuraza. Iri somo reka ndisubiremo. Dore Uwiteka, Yesaya 24, Imana izemerera Satani akora ibi ngibi kubera kutumvira kwa bande kwacu, izabyemera imuhe rugari agaragaze imirimo ye. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, aratatanya abaturage bayo. Niyo mpamvu byanditswe ngo ibizaba kuri runaka bizaba no kuri runaka, kubera ko isi humanijwe n'abaki n'abaturage bayo. Kuko bishe isezerano ridakuka, bishe isabato, basuzuguye itegeko ry'Imana ryo kuba ari umuremyi, bakurikira ibigirwamana, bakurikira imyidagaduro izengurutse isi yose, ngo abantu bari gushaka umunezero mu myidagaduro, umwanya wo gusenga barawutaye, abandi bibereye mu birori gusa n'ibyo bibereyemo, imyambarire yataye umurongo, niyo abantu basigaye dushyigikira, ubutinganyi, ibyo biri aho ngaho. Arangiza abantu ngo barashaka amahoro. We washakira amahoro mu gihugu cy'Imana kandi uyisuzugura, wayabona? Ubwo wasuzugura Imana wangiza ugashaka n'amakira. Tugeze ku rwego abantu basigaye bashaka gukora ibibi, barangiza bakanabwira Imana ngo ibarindire mu bikira. Mana, tureke dukora ibibi, ubundi wowe tubere siko tuturindire mu ibyo bibi. Uwo mugambi ntabwo yawusohoza, izareka ababikora bibagereho. Bese mwiriwe? Mbega turi kumwe? Imana izemera Satani akora ibi yigaragaze, imyuzure, imitingito y'isi Satani yikore. Satani azabigaragaza nk'uko nguko. Ntabura kwibabwira nshuti zanjye, ahari hari abasoma gakeya ibi bitabo bya Bibiliya duhora tuvuga, abantu benshi bakabireba gutyo. Leta z'isi zizahangana n'ibyaduka kugeza igihe nazo zizananirirwa. Cyakora mw'iminsi ziracyakora, ariko ntabwo zizakomeza gukora ngo bikunde. Bizagera ku rwego abategetsi n'abantu muri rusange buri wese asigara atabasha kwiyobora, ahubwo buri wese agengwa n'ibigenje gute n'ibimurimo. Ntabwo abantu babyumva, bazi ko ari amakabya nkuru y'ababwiriza. Twe tubayeho kubera kwizera ijambo ry'Imana, rimenya iherezo rikabimenyera mwitangiriro neza. Abantu barimo barapfira mu byaha, bararimbuka, upfuye agapfa nta byiringiro, nta Mana afite, ibinyoma byaramwigaruriye, nyine yapfa abantu bakagira ngo niko bisanzwe, kandi akaba ararimbutse. Umuntu agapfira mu businzi akaba ararimbutse, abandi ngo ni ibisanzwe. Umuntu agapfira mu buraya akaba ararimbutse, abandi bakagira ngo ni urupfu, niko bisanzwe. Nyamara ibyo byose ni kurimbuka. Covid yaza yagira bitwara, bamwe batiteguye bakaba bararimbutse, abandi bakagira ni ibisanzwe. Ibirunga byaruka, abantu bakarimbuka, abandi bakagira ngo ni ibisanzwe. Intambara zigatera, ibisasu bigahitana abantu, bamwe bakarimbuka kubera batagize Imana nyambere, bamara kugenda gutyo abandi bakagira ngo ni ibisanzwe. Abandi bararimburwa n'amashyari. Ibirimbura abantu ni byinshi mu isi, nguwo Satani. Nyamara igitangaje ngiye kubabwira, isomo twatangiriyeho ngira ngo rimfashe kugaruka ku magambo y'ingenzi nsorezaho, kuko sinaza gusoreza kuri Satani wenyine, naba nkoza amakosa, mwaba mugatoye, mwaba muhishwa y'ingenzi. Satani yabashije kuyobya abamarayika. Niba mwumvise ubuhangange bwabo, mwabumvise? Harya Satani wabashutse aroroshye? Ntabwo ashobora, ntabwo yoroshye. Niwe mutware w'abaki w'abadayimoni. Abamarayika bashutswe nawe bose kimwe cya gatatu, bose yarabashutse, kandi n'abari ibiremwa bidasanzwe birushije umuntu ubwenge. Harya ubwo ubundi gushuka Adamu byari ikintu gikomeye? Gushuka Adamu byari ikintu cyoroshye gikomeye kuri Satani? Niba arashoboye abamarayika kukoshya Eva na Adamu, byari bikomeye. Niba yarashutse abamarayika, ubu gushuka wowe byamusaba igihe kingana iki? Twebwe twaheneberejwe n'icyaha kugeza kuri uyu munota, kudushuka bisaba iki?
ntacyo bisaba kuri we. Ibyo nagakino koroshye. Twebwe imbere ya Satani turi ifu itumuka, nta mbaraga, nta kintu na kimwe cyatuma tumurokoka keretse byonyine umuwamunesheje waje mu isi ngo atwireherezeho. Niwe wenyine wabasha kudutsindira. Ndagira ngo nsoma aya magambo rero nshuti zanjye, ntago nasoreza kuri Satani kuko mwaba mutashye nabi, mwataha imitima yahennye mwumva ko shitana kuri isi yose, ariko hari ubutware hejuru ya Satani. Hari ubuki? Amen. Hari ubutware kandi bushaka yuko natwe tuba ibihangange imbere ya Satani. Ndabibasomera gatoya. Reka nigarukire kwa aya magambo ngiye kubasomera muri Bibiliya, amagambo y'ingenzi. Aho twatangiriye mu Byahishuwe 12 umurongo waho wa 7 niho nanjye mpera njya kumana, kuko niyo magambo y'ingenzi ngira ngo mumenye kandi akwiye kumenyekana n'uyu munsi. Handitse ngo iki? Mwijuru habaho iki? Intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya iki? Cya kiyoka. Mikayeli mutware w'ingabo z'Uwiteka, mugaba mukuru, hanyuma atabarira kurwanya cya giki. Haboneka abamarayika bifatanya nande? Na Mikayeli, maze mwumve ikiyoka kirwanana n'abaki. Ndimo ndabageza ku musozo w'urugamba rwabereye mu ijuru kandi rw'amagambo, rugamba rukomeye, propaganda idasanzwe. Uyu munsi ijambo ry'Imana naryo ryaje gufasha abantu mwaka gace kugira ngo ibinyoma by'amagambo ari ibiza ninjoro, ari bigusanga muhira, ari ibyo wigiraho wirirwa wigira, kugira ngo Imana ibicemo yongere igarure intekerezo z'abantu benshi bizeye ibinyoma, maze haba intambara idasanzwe. Maze ni abamarayika, ikiyoka n'abamarayika bacyo bararwana ntibanesha. Kandi mu ijuru habo ni habakigenza gute? Mu ijuru aha Satani ntahagenje gute? Yaciriweho iki? Yarajugunywe. Na n'uyu munsi umwuka wa Satani n'ikibi ntabigenje gute? Nabihari. Ndagira ngo maze kuva aho ngaho mbabwire ikintu gikomeye cy'ingenzi ngiye kubereka kandi kidasanzwe. Imana yatangaje iby'uyu murwanyi wanesheje mu ijuru yuko azaza akavugira mu isi. Ndagira ngo mbabwire mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 haratubwira ngo igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza iki? Maze igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo. We nta nubwo yaje muri ya shusho isanzwe y'ibiremwa mvajuru, yaraje afata n'ishusho ya kimuntu kugira ngo abashe kurwanya ikinyabutware kidasanzwe, kandi akirwanye yambaye ishusho ya kimuntu. Urugamba rwimukira mu isi, maze Imana yohereza umwana wayo igihe gikwiye gisohoye kugira ngo aducungure. Aleluya. Kugira ngo agenze gute? Aducungure mu bubata bw'umwanzi. Ndagira ngo mbibwirire iki ngiki rero. Hari amasomo y'ingenzi njya nkunda kugira ngo abantu benshi bayazirikane mu kubaho kwabo, kandi bumve uburyo Imana idasanzwe. Mumfashe tujye muri Yobu. Yobu, isomo ry'ingenzi riri muri Yobu igice cya mbere murongo wa 12. Yobu hari amagambo adasanzwe ahari. Yobu yabayeho, gusa benshi bazi ko ngo ari imigani iri aho ngaho. Yobu igice cya mbere hari amagambo akurikira. Abahageze ngira ngo haranditse ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwande bwa Yobu. Satani agenza ate? Ayo magambo ndayashaka. Umunsi umwe kamere ku murongo wa 6, abana b'Imana baje kubashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka baza Satani ati uturutse he? Nuko Satani abigenza ate?
arasubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kugenza gute no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati niba se ko kuvuyeyo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Ngo akirinda ibiki? Ibibi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se yo ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ngwikira ugira ngo Yobu yubahira iki? Imana ubusa. Murongo wa 10 ndawukunda cyane, haranditse ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze bingana iki? Satani yarabizi ko Imana irinda Yobu? Yarabizi ko ntacyo yamukoraho? Yarabizi ko uburinzi bw'Imana burinda Yobu nabe n'ibyo atunze. Ubwo burinzi butuma ntacyo yagenza ate? Ntacyo yamukoraho. Maze ndagira ngo mvuge iki? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko ngaho rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azagenza ate? Azakwihakana ari imbere yande? Yawe. Uwiteka arasubiza ati, asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, nanjye ngenje nte? Ndabiguhaye. Keretse iki? Keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'iki? Nibwo Yobu yahuye n'aya makuba. Mbega Satani azi yuko Imana irinda abantu bayo? Arabizi cyane. Niyo mpamvu rero ngiye kubasomera gatoya amagambo nsorezaho benshi batazi. Satani abizi cyane yuko Imana irinda abantu bayo, ubu imurusha ububasha bukomeye. Ndagira ngo gatoya amagambo y'ingenzi nsoma, ndayasoma muri Yesaya gice cya 40. Asigaye nimbishaka nejo nzongera nyakomozeho. Yesaya igice cya 40, ngiye gusoma aya magambo akurikira y'ingenzi. Benshi bizeye Imana batazi ibyayo. Hejuru hari umutwe uvuga ngo iki kubahageze? Ijwi ry'urangurura. Uhereye ku murongo wa 12. Uhereye ku murongo wa 12 handitse ngo iki? Uburyo Imana igenje ite? Ikomeye. Ngaho ngira ngo mbasomere mumenye impamvu Yesaya yabaye umuhanuzi udasanzwe agakomeza kuba mu Mana. Haranditse ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja kurushi? Ninde wigeze kugera iki? Amazi y'inyanja kuki? Kurushi. Akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ni ikibazo? Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja hehera? Kurushi. Akageresha ijuru iki? Intambwe z'iki? Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'ubwayo yonyine amazi y'inyanja zo ku isi ibasha kuyagera kurushi rw'iki? Kurushi rwayo. Abantu benshi iyo bavuze ngo urushi rw'Imana ntago bahita bumva uburemere bwarwo, bagira ngo ni nk'iki kiganza cyanjye mureba aha ngaha kitanapfumbata kangaka ngo bikunde. Urushi rw'Imana iravuga ngo ipfumbatura igipfunsi cyayo igahaza kugenza gute? Kwifuza ko ibyagenze gute? Ibyaremwe byose ipfumbatuye iki? Igipfunsi cyayo kimwe. Amazi y'inyanja, inyanja ni nini cyane, ariko amazi y'inyanja Imana yagera ku ruki? Kandi igeresha ijuru intambwe z'iki? Mugerageze mushyire mu buryo busanzwe, Imana mushyire mu bitekerezo byanyu. Niba ibasha gutera pati igapima uko ijuru ringana, harya ubwo Imana ingana iki? Ingana iki? Ingana gute?
akabona igipimo cyajya mu mukungugu wo kwisi. Ndagira ngo nsoma andi magambo make ya hano. Haranditse ngo, ndasoma umurongo wa 15, dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Amaki? Amahanga yose ameze nk'igiki? Igitonyanga kiri he? Wafata bya bibindi binini bya kera atari nk'utu tumeze nk'inkono bantu bita ibibindi, maze ugashyiramo igitonyanga, ikibazo cyagaragara cyangwa cyahita kibura. Amahanga ameze nk'iki? Nk'igitonyanga kiri hehe? Mu kibindi. Agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Abacuruje umukungugu wo ku munzani urapima. Abantu bacuruje bagapima ku minzani, imikungugu iri ku munzani, iyo mikungugu irabara. Amahanga yose ameze nk'umukungugu ufashe hehe? Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Kandi ndagira mbasomere amagambo y'ingenzi, kandi ni byiza yuko aya tutayasiga. Ara umurongo waho, mbese ntimwamenye 21, mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe, ntacyo mwasobanuriwe. Iyo niyo yicara hejuru ku rusenge rw'ijuru. Abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Ngo abaki? Abaturage bo mu isi bameze nk'iki? Nk'ubuzikira. Ariko niwumva abantu bigize ibihangange, uzagira ngo mu maso y'Imana hari icyo bapima. Ntacyo bapima. Abaturage bo mu isi bameze nk'ubuki? Nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa, niyo bakigenza gutera. Hari murongo wa 17 munyemerere ngusubireho haruguru, uranditse ngo, mu maso y'Uwiteka amahanga yose ni nk'ubusa kuri we, abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. Ngo amaki? Amahanga yose ni nk'iki? Amahanga yose ni nk'ubusa kuri we, abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa habiki. Nguko uko Imana ibona amahanga yo mu isi. Nguko uko ibona abantu birirwa bigira ibihangange. Ibabona nk'ubusa ndetse bari hanyuma y'iki? Nshuti zanjye, nuko Imana iteye. Icyakora ngiye kubabwira amagambo aheruka. Igihe Yesu yavukiraga mu isi, Yesu yajyanywe n'umwuka w'Imana mu butayu ngo ajye kugeragezwa nande? Na Satani. Satani aramugerageza, maze Yesu aramuneshereza. Yamutsindiye mu ijuru, amutsindira mu butayu, amutsindira i Getsemani, amutsindira i Karuvari, maze umutwe wa shitani Yesu arawumenagura. Ejo iyi ngingo ntago nzayivaho ntayigejejeho, mugomba kuyikurikirana ngo mumenye ngo ni ryari natwe abantu dushobora guhinduka ibihangange mu maso y'iki? Mu maso y'Imana. Ni ryari dushobora kurenga ubushobozi bwa Satani. Imana yo mu ijuru itwongerere kwizera. Imana yo mu ijuru idufashe kugira ngo dukingure imitima yacu, imbaraga z'ubumana zize muri twebwe, kugira ngo mubashe kumenya yuko umuntu umeze nkanjye, umeze nkawe, ashobora guhabwa imbaraga zatuma abasha gutsinda nde? Satani. Kandi ejo nzabasomera amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye abereka neza yuko Imana yazamuye umuntu ku rwego asumba abadayimoni na Satani, kugeza ubwo uyu munsi nawe abasha guhagarara imbere y'ibinyabubasha kandi agahagarara adatsinzwe. Imana itwongerere kwizera, idufashe mu uyu mugoroba kugira ngo tuyikingurire imitima yacu mu izina rya Yesu. Mujye ijuru dusenge dusoza.